Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8 murongo wa 31 akaba ariho duhera. Abaroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8 murongo wa 31. Kadusome mu izina rya Yesu. Mutwe w'ijambo randitse ngo ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari buryo bw'Imana adusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganwa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Imana iduhana umugisha. N'iryo jambo tugiye guhagararamo kuri uyu munsi w'icyumweru Imana yaduhaye, ikaba yaturinze twese, tukaba twagira umugisha wo kuba turi imbere yayo. Iri jambo rero Pawulo yarariho abwira Abaroma, ni ijambo ryari ikibazo ariko gifite igisubizo. Avuga amagambo menshi abwira Abaroma, ariko uyu munsi ntabwo iri jambo ribwirwa Abaroma, rirabwirwa twebwe turi mu nzu y'Imana, twebwe turi kumva ijambo ry'Imana uyu munsi. Haleluya, haleluya. Uyu mutwe w'ijambo njya nkukunda ngo ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ubw'Imana yadukunze ikaduha umwana wayo, umubisha wacu ninde? Kuko icyatumye itanga umwana wayo ni urukundo rukomeye yadukunze. Icyatumye itanga umwana wayo ni uko yabonye ikabona uruw'agaciro, ni uko yambonye ikabona ndi uw'agaciro, bituma utanga umwana wayo. None se niba koko iyo Mana yaritanze ikisiga ubusa ikaduha umwana wayo, umubisha wacu ni haleluya. Pawulo aravuga ngo ubwo bimeze bityo, ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, ubwo bimeze gutyo tuvuga iki? Ubwo itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, haleluya. Ubwo itimanye Kristo ikamutanga ku bwawe, ikamutanga ku bwanjye, bene da tuvuga iki? Ni igiki cyabasha kudutandukanya n'urwo rukundo rukomeye gutyo? Ni iki cyabasha kutuvana n'urwo rukundo rwa Kristo? Amen. Uyu munsi w'iki cyumweru iri jambo ryanje umunsi wo kwa gatatu, haleluya. Kwa gatatu nagize ibihe byiza cyane, nicaye hariya muri kiriya gihande cya korari, niho nari nicaye senga Imana, numva amagambo y'Imana araje, numva amagambo y'Imana aranyuzuye, haleluya. Ijambo rinzara ngo urukundo rwa Kristo nirwo rujya rudutera guhagarara tukema mu gihe gikwiye n'igihe kidakwiye. Urukundo rwa Kristo nirwo rujya rudutera kumuvuga, tukavuga ko agira neza, tukavuga ko ari umugwaneza, haleluya. Iyo abantu bagaragara yuko koko ibyo bintu tuvuga, hari n'igihe wavuga ijambo umuntu akavuga ngo
pasiteri n'ukunda kwivuga ngo bavuga ngo muvuzi ngo ivure, ariko urwo rukundo rwa Kristo rujya rudutera kuvuga ngo ubwo itamwimanye ikamuduha izabura ute kumuduhana n'ibindi byose. Noneho ukibaza ngo ese kubw'urwo rukundo ni iki kintu cyagukura mu rukundo rwa Kristo? Ni iki cyagukura mu rukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba? Mbese ni ibyago? Mbese ni ugupfusha? Mbese ni ugutabwa? Mbese ni amagambo? Mbese n'ibindi bitandukanye washyiraho? Ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Pawulo we aravuga ngo nta kintu na kimwe, aravuga ngo nta na kimwe cyadutandukanya n'urwo rukundo. Iki gitondo mu mwanya dufite tugiye gusangira ibyo kurya by'umwuka Imana yaduteguriye. Iyi ni indyo y'uyu munsi Imana yabonye yuko ukwiye, ikabona ko tuyikwiye, ikayiduha. Tugiye kuvuga hejuru urukundo rwa Kristo. Ntabwo tuvuga uburyo yadukunze n'uburyo yatwitangiye nk'uko nabivuzeho, ahubwo tugiye kuvuga ngo uru rukundo rwa Kristo hari ibyo rwazanye mu buzima bwacu, rubizana mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu buzima tubayemo, mu buzima umuntu wese wamenye, wasogongeye akamenya ko Kristo agira neza. Hari ibintu urukundo rwa Kristo rwazanye muri we. Amen. Bimwe muri ibyo bintu urukundo rwa Kristo rwazanye muri twe, uze kumfasha wumve ko ibyo bintu ubitunze mu buzima bwawe. Bibaze ngo ibi bintu ndabitunze mu by'ukuri? Ese uru rukundo rwa Kristo koko ruri muri njyewe cyangwa ndaruririmba? Mbega urukundo rw'umwami wanjye, mbega iki, tukaririmba indirimbo nyinshi zigendanye n'urukundo rwa Kristo, ariko tukaruvuga gusa ari mu kirere. Ese we koko hari ibintu uru rukundo rwa Kristo rwazanye ubamo ku buryo inshuti zikuzi ari izizi Imana? Nta n'umuntu utazi Imana usiye ko buri wese ayimenya mu rwe ruhande. Abazi Imana uko bayifata n'uko bayubaha, ku buryo buri muntu wese akora akavuga ngo uyu muntu koko urukundo rwa Kristo rwasabye muri we. Urukundo rwa Kristo rwasabye muri nge. Pawulo kavuze ngo ni iki cyadutandukanya n'urwo rukundo? Avuga amagambo meza ngo ni amakuba n'ibiki. Uyu munsi koko iyo ugeze mu makuba, uru rukundo rwa Kristo rujya rugukomeza ukumva nubwo uri mu makuba ariko ukiri mu buntu bwe. Iyo ugeze mu burwayi bukomeye ujya wumva urukundo rwa Kristo rugumye muri wowe, cyangwa wumva bya bindi uririmba byose bigurutse, wumva byose bigiye, ugatanya vuga ngo se iyi ni Imana? Iki kintu kijya kintangaza, kandi simbabeshya, ndi imbere y'Imana ndetse ndi imbere yanyu. Umuntu w'Imana kugera mu gira ngo ariko iyi ni Imana, ariko iyi ni Imana, iyi koko ni Imana. Ubwo afite ibyago bimugezeho, afite uburwayi bumugezeho, afite izindi ngorane, uko iyi si turimo yuzuye ingorane. Umuntu agatanya avuga ngo iyi ni Imana, ariko iyi niyo nakurikiye, ariko iyi ngiyi ngubu niyo yavuganye nanjye. Nshuti y'umusaraba, urukundo rwa Kristo rwasabye muri twe, rukaba rwuzuye muri twe. Ibihe tugezemo ntabwo ururimi rwacu rujya rucumuzwa nuko twinjiye mu kaga no mu makuba, kuko tuzi neza ko ari ibya none n'ibizaza. Nta kintu cyadukura mu rukundo rwa Kristo, ari ibya none ari n'ibizaza. Nta kintu na kimwe umuntu wasogongeye akamenya yuko Yesu agira neza, uwasogongeye kuri urwo rukundo agasogongera kuri ubwo buntu bwe, nta kintu na kimwe cyatuma
agamburura mu byago, mu makuba, mu ngorane, mu guhahanwa, mu gutereranwa, mu kwitwa amazina. Oya, haleluya. Kuko twamenyeho nubwo haba urupfu, Yesu ni umwami w'ubugingo bwacu. Nubwo haba urupfu, Yesu ni umucunguzi wacu. Nubwo haba ibimeze bite, Yesu ni umwami. Haleluya. Ntakagira ijambo na rimwe riva mu kanwa kawe bituma babandi bahora bacunze kwizera kwawe bavuga ngo mbese uyu ko twari tuzi ko ari umuntu w'Imana, twari tuzi ko hari aho yageze, none twatubona mu kanwa ke hari gusohokamo amagambo agaragaza yuko Imana itari mu ruhande. Imana ikambabwira inshuti z'umusaraba, Imana iri kumwe natwe. Umuseke utambitse, iri kumwe natwe mu kabwibwi, iri kumwe natwe inzira zitagaragara, iri kumwe natwe. Haleluya. Ibintu bigenze uko tutabiteganyaga, iri kumwe natwe ibihe byose. Yesu najya dusiga, Yesu aba ari kumwe natwe. Uko ibihe byamera kose, uko ibihe bizasimburana imbere yacu, Yesu ntabwo ajya dusiga. Ururimi rwawe ujye usenga Imana, uhise kugira ngo akanwa kawe, kuko umutima wawe wuzure kumva ko Imana yawe uko biri kose ni Imana. Uko bihagaze kose Imana ni Imana. Amen. Kandi uko bihagaze kose, reka nkubwe, nujya kubaza Ansira tubiyi n'Imana yavuganye nanjye, kuko ijya kuvugana nawe ntiyari ahari. Wowe wumvisha iryo jwi azakubwira ati se nge ndabizi niba ariyo. None se koko arabizi? Ukagenda ukajya kubaza Rudoviko uti ubu koko ibintu biri ko mbona ubibona, ubiyi n'Imana, uzi ijambo Imana yavuganye nanjye cyagiye niyo. Ariko Rudoviko ntabwo nta kintu ari bugusubize, ahubwo zirikana yuko tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Haleluya. Tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Tukiri mu isi ntiturageraho umwanzi ataturasa imyambi. Haleluya. Kandi Satani ntabwo azarasa abari mu ruhande rwe. Satani ntabwo azarasa abari kwivuruguta, abari kugenda nk'uko ashaka, ahubwo azarasa wowe, akurasa guhamye, kuko wowe uri umwanzi we. Kandi koko nibyo, kandi igihe cyose umuntu arwanya umwanzi we. Ariko reka nkubwire, uko bimeze kose ujye uzirikana ngo Imana yo mu ijuru iri kumwe nanjye. Pawulo rero aravuga ngo niki byari ibibazo. Uko usoma ugenda ubona ko harimo utubazo abafite Bibiliya babasha gusoma. Agenda bivuga ngo niki cyadutandukanya, nuko ibyo bintu byari bihari. Yari ari kubwira Abaroma yuko ibyo bintu biriho, bazabibona, bazabicamo. Ariko aravuga ngo mbese mwa Baroma mwe, niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Avuga ibintu byinshi, ubisome uhereye ku murongo wa 32 kumanuka, ugende ubisoma 34 barabivuga. Avuga ibintu bitandukanye byinshi, kandi ibyo bintu byose nubisoma ni ibintu tunyuramo umunsi ku wundi. Uyu munsi mba ndi kunyura ku musozi w'ibyago, nawe ukaba uri kunyura ku musozi w'uburwayi. Undi akaba anyura ku w'uburwayi, undi akaba ari kunyura ku musozi w'ubushomeri. Ayo ni amakubizo n'ingorane zitandukanye zigose abana b'Imana. Ariko muri ibyo byose nta kintu na kimwe cyadutandukanye n'urukundo rwa Kristo, kuko ubw'Imana itimanye umwana wayo ku murongo wa 31 ikamutanga ku bwacu, ntabwo izabura kumuduhana n'ibindi byose. Niyo mpamvu ibyo ducamo none Pawulo yabwiye Abaroma avuga ngo ibi byose nta na kimwe gikwiye kudutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Muntu watu
agakiza rero ngo njyewe mu gakiza bambwiye ko nta byago, bambwiye ko nta makuba, bambwiye ko nta kurwara, bambwiye ko nta kuva ku kazi, bambwiye ko ibyo bintu byose tubinyuramo. Ibyo byose turi abakandida bo kubicamo, ariko ibyo byose uko tubicamo nta cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Haleluya. Rero umuntu wasogongeye ku rukundo rwa Kristo kugira ngo dukoreshe igihe cyacu neza, uyu muntu hari ukuntu uzamumenya. Iyo twamaze gusogongera ku rukundo rwa Kristo, rujya ruza rukadukura mu busharire bw'ibihe tunyuramo. Amen. Urukundo rwa Kristo rudukura mu busharire bw'ibihe ducamo. Ubusharire, hari igihe umuntu anyura mu bihe bishaririye neza, umuntu agahinduka 100%. Ariko nshuti y'umusaraba, umuntu wasogongera urukundo rwa Kristo, ibyo bihe byose abinyuramo, ariko akabitambukamo, ukabona ni wa wundi uzi, ni wa wundi uzi, ntahindurwa n'ubwo busharire bw'ibihe ngo nawe asharire. Amen. Ntahindurwa n'ubusharire bw'ibihe ngo nawe asharire, ahubwo abasha kubitambukamo. Wareba umuntu abinyuramo ukajya wibaza, uyu muntu afite ikibazo, ntabwo ari muzima, ariko uyu muntu ni muzima, ahubwo urukundo rwa Kristo rwamaze gusumba ibihe byose abasha kunyuramo. Imana mu ijuru tugire neza. Rero nabwiye ngo uyu munsi uze kwicara. Amen. Uze kwicara wigenzure, uvuga ngo ariko uru rukundo ndirimba, urukundo rwa Kristo, mvuga ngo Kristo ndamukunda, ese uru rukundo koko ruri muri njyewe, rwamaze kuma gutambuka ibihe ibyo ari byo byose mbasha kunyuramo? Umuntu rero wamaze kuba mu rukundo rwa Kristo, ni ukuri umurebye uramumenya. Aca mu bihe bishaririye, akanyura mu bihe bigoye, ariko umuntu agakomeza kuba umukristo ushimwa n'Imana. Haleluya. Akaba umukristo utagibwaho n'umugayo. Haleluya. Akamera nka Yobu wanyuze mu bintu bitandukanye, ariko uyu mugabo w'Imana ngo ku Imana uko yamugerageje kose, Yobu aza kuvuga ijambo rikomeye ngo naho yanyica nzapfa nyiyizera. Amen. Usibye no kuba ibintu byanjye byagiye, usibye no kuba abana banjye bagiye, usibye no kuba ingamiya byose n'imyaka mu murima yahiye n'ingamiya zigapfa, ibintu byose byanshizeho, ariko uretse n'ibyo, naho yanyica nzapfa nyiyiringiye. Amen. Uwo ni umuntu wasogongeye urukundo rwa Kristo rukaba ruri muri we. Undi muntu ubasha kugaragarwaho nuko urwo rukundo rwa Kristo ruri muri we, buriya urukundo rwa Kristo rujya ruduha gutanga imbabazi aho tutazisabwe. Amen. Haleluya. Rujya ruduha gutanga imbabazi aho tutazisabwe. Iri ryo ntabwo ryoroshye, rirakomeye, rirakomeye. Amen. Iri rirakomeye, ariko umuntu urukundo rwa Kristo rwagezemo, ni ukuri rujya rumuha kubabarira n'utamubwiye ngo mbabarira, akamubabarira. Uwo ni umukristo mwiza, uwo ni umukristo ni ukuri azabona mu maso h'Imana, ijuru azarikandagiramo. Haleluya. Haleluya. Wabasha kubabarira umuntu utazi gusabye imbabazi, anazi gusaba kabuti njyewe niyo yazisaba inshuro 1000, niyo yazisaba inshuro, niyo yazinsaba inshuro 1000, ubu Kristo yatubabariye inshuro zingahe? Amen. Kristo yatubabariye inshuro zingahe? N'uyu munsi aracyatubabarira.
amen. Kristo nuzajya, iyo tuvuga urukundo rwa Kristo, winjire ujye usoma ijambo ry'Imana, urebe imigenzereze ya Yesu, urebe imikorere ye, urebe imigenzereze ye, urebe ibintu byose. Kristo ni urukundo, abuze urwo rukundo nabo bagenza nka Kristo. Haleluya, haleluya. Nubwo bitoroshye, ariko Pawulo avuze ijambo ryiza aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Rero urukundo rwa Kristo iyo rwasabye mu mitima yacu, rujya rutuma tubabarira nta n'umuntu wadusabye imbabazi. Amen, haleluya, haleluya. Imana itugirire neza. Kandi uyu munsi buri jambo turi bujya tuvuga ujye uryipimaho. Nanjye nagize umwanya wo kuryipimaho. Amen. Nagize umwanya wo kuryishyira, ndeba ku munzani, ndavuga uru rukundo muri njyewe biruzuye. Nawe uyu munsi ureba uti koko uru rukundo rwasabye muri njye. Haleluya. Ku buryo mbasha gutanga imbabazi ntarazisabwa. Twanyuranaho ntidukandagirane, ntitwimyozanye. Bigishwa bigeze kuvuga ijambo, Yesu aravuga ati noneho rero Kristo nawe noneho iri jambo avuze riraremereye, ninde ubasha kuryihanganira? Ku buryo ubasha kwicarana n'umuntu, ubasha rwose bavuga ati nimuhana amahoro ya Kristo mukayahana, bavuga ati nimubwirane ngo Imana iguhe umugisha pe. Ubizi uko bimeze, ukavuga uti Imana iguhe umugisha bivuye ku mutima. Urukundo rwa Kristo rero iyo rwasabye muri twe, rujya rutubashisha kugira imbabazi naho tutazisabwe. Kandi izo mbabazi zikaba ari imbabazi zivuye ku mutima, atari imbabazi zo kwishushanya. Imana itugire neza. Haleluya, haleluya. Baravuze ngo ni ukwangwa byadutandukanye n'urwo rukundo? Oya. Ni ugutotezwa? Oya. Haleluya. Uru rukundo rwa Kristo rero nirwo rujya rutwuzuza ishyaka ryo gukora iby'Imana idushakaho. Amen. Urukundo rwa Kristo rwonyine rwasabye muri twe nirwo rujya rudushoboza, rikadutera ishyaka ryo gukora iby'Imana idushakaho. Ntituririmbe kubera ko perezida wa korali yabidutegetse, ntituririmbe, ntitugende neza kubera yuko turi kumwe n'abadiyakoni batugenzura imigendere n'imikorere, ntidukorere ibintu kubera ijisho ry'abantu. Tukabikora ikintu cyose ukagira ishyaka ryo gusohoza iby'Imana igukeneyeho, ukabisohoza wumva nta kindi kintu ushingiyeho, wumva ntawe wereka, ukumva yuko ikintu cyose uri gukora uri kugikora kubw'urukundo rw'Imana rwasabye muri wowe. Haleluya, haleluya. Ababyeyi bagakora ibyo bagomba gukora kubw'urukundo rwasabye muri bo. Protokoli igakora ibyo igomba gukora, abadiyakoni bagakora ibyo bagomba gukora. Iryo shyaka rikabagurumanamo batabitewe n'uko pasiteri yabahamagaje akababwira ngo mukore ibi. Kubw'ishyaka urukundo rw'Imana rwuzuye muri bo rukabatera gukora icyo Imana ibahamagarira gukora. Amen. Umuntu wese wasabwemo n'uru rukundo ntabwo akora ahatirwa, ntakora akururwa, ntakora kubera, abikorera kubera urukundo rw'Imana rwasabye. Ishyaka rikamugurumanamo, ishyaka rikamubamo, akaba ukora umurimo Imana imuhamagarira uwo ari wo wose. Niba ari isuku, niba ari ukumenya abababaye, niba ari ukwita ku bashonje, niba ari ukumenya abambaye ubusa, ibyo bintu bikaba mu muntu nta muntu wabimushinze. Urwo ni urukundo rw'Imana rwasabye muri we.
haleluya. kandi akabikora atavuze ngo uyu ni mwene wacu, atavuze oya, akabikora gusa kuko yitegereje akabona kwe kubikora, iryo shyaka rikagurumana muri we. Urwo ni urukundo rwasabye muri twe. Niba ibyo dukora tutabikora kubw'agahato, tutabikora, uzamenye ngo iryo shyaka ufite ni ukuri Kristo azariguhembera. Amen. Iryo shyaka ufite byo gukora icyo Imana igushakaho, atari ryo gukora icyo pasiteri ashaka, haleluya, atari cyo gukora icyo umuyobozi wa groupe ashaka, ahubwo gukora icyo Imana igushakaho. Ukumva iryo shyaka riragurumana muri wowe, ukumva urashaka kugira neza abantu utabanje kujya kubaza niba uyu muntu akwiye kugirirwa neza. Nabyo birashoboka, ushobora kwibaza kubw'impamvu, ariko hari n'ubikora kugira ngo bimenyekane yuko agiye kugira neza. Hari n'uwabibaza kugira ngo yumve niba uwo muntu ari kuri priorite, ariko hari n'uwabikora kugira ngo bimenyekane gusa, babimenye yuko agiye kugira neza runaka. Ariko umuntu urukundo rwasabyemo, iryo shyaka rimwakamo, akitegereza umuntu bicaranye akavuga ati iki kintu nkwiye kukigenza gutya, haleluya. Urwo ni urukundo rwa Kristo rwasabye mu mutima wawe. Kandi uyu munsi wa none Imana ni ukuri iduhe ku rukundo rw'umwami wacu rusabe muri twe, rwuzure muri twe, haleluya. Kuko uru rukundo rutwuzuye, hari ibintu tutajya tuvugamo, hari ibintu tutajya duhagararamo, hari ibintu abayobozi batuyoboye mu nzego runaka batajya bafatamo umwanya. Kuko twese nituba twuzuwemo n'urwo rukundo, tuzamenya icyo gukora n'igihe cyo kugikora. Tuzamenya uko dukwiye kwifata, tumenye uko dukwiye kugenda, tumenye uko dukwiye kuvuga, haleluya. Tumenye umwifato wose tuvuga, tuwumenye, kuko uru rukundo rwa Kristo hari icyo ruduhata, hari n'uko rituyobora. Amen. Urukundo rwa Kristo rahambaye, kandi amagambo meza Imana yatangiye itubwira, ubwo itimanya umwana wayo yabura ute kumuduhana n'ibindi byose. Ijambo rivuga ngo byose, ubwo itimanya umwana wayo, ihanganira inzira waba uri kunyuramo, kuko iyo nzira byanze bikunze, ijambo ry'Imana bavuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka mukiza muri byose, haleluya. Iryo ni ijambo ry'Imana bene data. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ngo ni byinshi. Ugira ngo Imana se nibizi? Irabizi. Kandi nibiki ngo nibiki? Ni byinshi, ni byinshi pe. Ariko ijambo riravuga ngo Imana imukiza muri byose. Amen. Rero ntabwo ikibazo ari amakuba, ikibazo si ibyago, ikibazo si ingorane, ahubwo twebwe nuko tubasha gutambuka muri ibyo bihe. Amen. Ariko wasabwemo n'urukundo rwa Kristo, ijambo ry'Imana rihora muri we ibihe byose agezemo, akavuga ngo umwami Imana ari kumwe nanjye, ari mu ruhande rwanjye, umubisha yabande. Umwami Imana ari mu ruhande rwanjye nabiki. Ijambo ryatubwiye dutangira, Imana dutumyeho indirimbo ngo ni Yesu, ndimbo twahereyeho, sintinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Uko niko ijambo rimanukira umukiranutsi muri bya byago n'amakuba yari ahagazemo. Amen. Uko ntabwo tubeshejweho n'ibyo abantu bibwira, ahubwo tubeshwaho nuko twizeye umwami Yesu. Kandi mu kumwizera bigenda bidutera ibyiringiro by'ejo, haleluya. Kuko mu kumwizera twamubonyemo byose, haleluya. Komeje kumva amashimwe atambuka mu nzu y'Imana mu kwizera umwami Yesu.
ku muntu wese. Navuga ngo uyu munsi uze kwibaza ngo urwo rukundo rwa Kristo mu by'ukuri ubu uretse ko naruririmba, uretse ko narwumva nkarwumva kamera wandi wagiye kwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu yumvanye Pawulo, ariko we ntawe afite. Natwe dushobora wumve ngo uru rukundo sinduririmba kubera ko ni urukundo twumvishe korari runaka iririmba ikaruvuga, tukumva igitabo cy'indirimbo tukaruririmbamo, ariko mu by'ukuri muri twebwe uru rukundo rutarinjiramo. Haleluya, haleluya. Buri kintu cyose ijambo ry'Imana ribereyeho kutwigisha, kutuyobora, kuduhana no kuduhindurira kuba abana b'Imana nyakuri. Rero ujye wipima ku ijambo ry'Imana, wibaze ngo iki jambo rivuze uyu munsi, iki Imana ivuganye nanjye, mu by'ukuri iri jambo ni iki rishatse kuvuga muri nge. Haleluya. Ntukarebe ngo bo iri jambo rirareba kanaka, ahubwo ujye uvuga ngo ngewe Mana, ijambo ryawe ni iki rishatse kuvugana nanjye. Iki cyumweru ijambo ryawe ni iki rishatse kumbwira. Uru rukundo rwa Kristo rutagira ikintu na kimwe cyabasha kudutandukanya narwo, uvuge ngo niko bimeze muri nge, cyangwa iyo kanyiganyeje gatoya byose mpita mbivangavanga havuga ngo Yesu ni iki, ngo Imana ni iki. Ariko Imana ni Imana, kandi Yesu ni umwana w'Imana wihinduye umuntu kugira ngo aducungure. Haleluya, haleluya. Uyu munsi akaba yicaye iburyo bwa Se, yaragiye kudutegurira aho tuzaba. Amen. Rero uvuze ngo ni iki, ni Yesu umwana w'Imana, ntahinduka. Uvuze ngo Imana ni iki, ni Imana ishobora byose, ni Imana yakuremye, ni Imana yandemye, izahora yitwa Imana. Haleluya. Uyivuze ibindi izaba yitwa Imana. Haleluya. Umvishe ababyeyi, abagabo, abasore batambutse bayihamya. Wowe uri kuvuga ngo Imana ni iki, abantu bari kuvuga ngo Imana ni Imana yankoreye ibikomeye. Haleluya. Kandi si twe gusa, hari ibihumbi n'ibihumbagiza biri kuvuga ngo Imana yambereye Imana. Haleluya. Biri kuvuga ngo Imana yambereye umutabazi. Naho akanwa kawe kavuga ngo Imana ni iki. Hari abantu benshi cyane mu mahanga atandukanye bari kuvuga ngo Imana ni Imana. Amen. Rero wowe kuvuga ayo magambo ntabwo biyivanaho ubumana bwayo, kandi icyubahiro cyayo haracyari abantu benshi cyane barimo barakizamura. Amen. Rero uru rukundo rw'Imana nirwo rwatuzinuye. Amen. Uryumve neza, rwaratuzinuye, rutumara inyota y'iby'isi. Amen. Urukundo rwa Kristo rwaratuzinuye, turazinukwa, rutuma rwose inyota y'iby'isi irangira. Nk'uko umuntu anywa amazi akavuga ngo icyaka cyari kinyishe ariko aya mazi arakimaze, natwe uru rukundo rwa Kristo rwasabye muri twe rwatumye inyota yo guhora turarikiye ibidafite umumaro irangira muri twe. Tubayeho tunyuzwe n'ubuntu bw'Imana, tubayeho tunyuzwe n'ibyo Uwiteka akora, tubayeho tunyuzwe n'uko turi, kuko Imana tuzi ko ari Imana mu buzima bwacu. Kandi urukundo rwaraje ruratuzinura. Ntabwo twahuzwe, kuko umuntu ashobora guhurwa none ejo bikongera bikaza. Siko kuri? Umuntu ashobora guhurwa, agahurwa kunywa amata, hashira ukwezi akumva agatima ko kunywa amata kongeye kaje akanayanywa akumva birakunze. Ariko iyo umuntu yazinutswe, aba yazinutswe niyongera gusubira ku byo yazinutswe. Rero urukundo rwa Kristo rwasabye mu muntu nirwo rumutera kuzinukwa. Amen. Rwonyine nirwo rutera umuntu kuzinukwa.
ngo ndagukubita ntabwo bishoboka. Ako kanya yavuga ati ariko se Mana koko, ariko yasohoka akongera akijandika mu byo yijandikamo. Ariko urukundo rwa Kristo rwasabye muri twe, rwuzuye mu mitima y'abera, rudutera kuzinukwa, rutuvanamo inyo, tuvuga inyota y'iby'isi, ni ugukora ibyo kamere irarikiye, ni ukugendera mu irari ry'uyu mubiri. Ariko urukundo rwa Kristo rwatumye tuzinukwa, turazinukwa. Haleluya. Ariwo Pawulo yavuze ngo iby'isi yo mbirebye mbibona nk'ibibambwe, nabyo byandeba bikabona nk'ubambwe. Imana ishimwe. Haleluya. Iyo bindebye bimbona nk'ubambwe, nanjye nabireba nkabibona nk'ibibambwe, ntawo mpuriye nabyo. Haleluya. Oya, nta nyota yabyo ngifite, ntabwo ngifite inyota ya mitsingi ngo nimbona ifuro ribize ngo mpite numva karongeye karamumure numvisha. Oya, uwazinutswe ntabwo yongera guhumurirwa. Uwazinutswe nta kararirari, birashira. Haleluya. Haleluya. Ukayigendamo isi ariko ibyayo ntibikuyobore, ukayibamo kuko ntiturimurwa, turacyayirimo, turayigendamo, ibirimo turabireba, ariko ntabwo dufite irari ryabyo. Haleluya. Ibyo nta kindi cyabigushoboza, nanjye nta kindi cyabinshoboza pe. Inyota yo gukora ibyangwa n'Imana wumva yarashize muri wowe. Uyu munsi niwumva hari ukuntu urwo rukundo wumva wowe rutuzuye muri wowe, kuko nabwiye ngo ijambo turiho tuvuga uryipimeho, nanjye ndyipimeho, nturimpimeho kuko we ntabwo unzi, nge ndiyizi. Nanjye sindi gupimaho, wipime wowe ubwawe kuko uriyizi. Haleluya. Nurangiza urebe uburyo umunzani uri bumere. Ese koko inyota yamaze kurangira? Ntabwo meze nka Mukaroti Imana yagiriye ubuntu ikamuhagurutsa hamwe n'abo mu nzu ye, barakabwira ati mwihute mwihute mugire vuba muve muri uyu mudugudu ugiye kurimbuka. Agahaguruka ariko adahagurutse, akararira kagasigara kwa Margarita ari inyuma. Akibuka inkuru bajyaga bicara bagatera, akibuka ukuntu byabaga bimeze, akibuka ko bajyaga bajyana kwa Mwamini bikagenda gutya. Amen. Urukundo rwa Kristo muri twe, uzi uko hari ikintu giteye ubwoba kubona umuntu yaba mu rusengero, akaba mu rusengero umwaka, imyaka 2, imyaka 3, akumva ijambo ry'Imana, akaba mu mihango y'idini itandukanye, ariko akarengaho akajya kuraguza, akajya kuraguza pe, akajya mu bigirwamana by'ikoroni, nkaho Imana yo mu ijuru itakiriho. Barabona iby'Imana bitinda, ariko habamubwiye yuko iyo ngiyo ngo bihita bikoreka. Imana itugirire neza. Urukundo rwa Kristo tuzirikana ko yagiye ku musaraba ku bwacu, tuzirikana ahantu yadukuye, twari babi, twarabo kwanga urunuka, ntitwarabo kugirirwa imbabazi, ariko tugirira imbabazi. Ibyo tubitekereje bidutera kugira ibyo dutera umugongo no kugira ibyo tugenda hejuru. Haleluya. Imana y'amahoro idusure. Uru rukundo rw'umwami wacu rwongere rusabe muri twe. Niba rufite 70%, niba rufite 80%,
ubwire Imana ngo reka urukundo rwawe rusabe muri njye, kandi kugira ngo rwuzure muri wowe, reba kiriya urebe na kiriya urebe na kiriya, nibwo urwo rukundo urebe hahandi yagukoreye ibyo yandi yagukoreye, urebe ko ntacyo yaguciye mu by'ukuri, ntacyo yaduciye. Nurangiza uvuge ngo si Mwami, ibyo nkora, ibyo ngenderamo, uyu munsi nawe uvuge rya jambo ryiza muri mbere kugira ngo dusoze, kugira ngo tugire umwanya wo kwitegura tujye i Nyamata mu bihe byiza Imana yaduteguriye. Haleluya. Mu bihe byiza Imana yaduteguriye, kandi uko ni ukuri kuzuye. Uyu mugoroba turagira ibihe byiza ariko haleluya, haleluya. Uyu mugoroba Imana igiye kwambutsa abantu. Kandekeraho ne kutangira kubivugira kuri uyu musozi kandi atari ibyaho, ariko uyu mugoroba ntusanzwe tugiye kugira. Uku ni ukuri uwo turi bubane uyu munsi, Imana igiye kudukorera ibitangaza bikomeye kubw'uru rukundo rwa Kristo rwasabye muri twe, rwatumye dutera umugongo iby'iwacu mu mubiri. Haleluya. Aha rero iby'iwacu mu mubiri na byandi tumaze kuvuga ngo twazinutswe iby'isi, noneho tugeze iby'iwacu mu mubiri. Haleluya. Uru rukundo rwa Kristo rwatumye tuva muri za gakondo. Haleluya. Tuva muri gakondo, tuva muri ya migenzo y'iwacu, tuva muri bya bindi byose muzi, bya bindi by'iwacu nawe za n'iby'iwanyu. Iby'iwanyu mumera gutya, iby'iwanyu nta wabahangara, iby'iwanyu nta wabasuzugura, iby'iwanyu nta wabafata uko abonye. Urukundo rwa Kristo rwatumye twebwe dutera umugongo iby'iwacu mu mubiri. Uyu munsi turi abana b'Imana. Haleluya. Turi abakristo, turajya mu ijuru. Turi abana b'Imana, twarabatuwe. Iwacu nta banyiginya, iwacu muri Kristo oya, twe turi abakristo, turajya mu ijuru. Haleluya. Uru rukundo rero rwatumye twebwe iby'iwacu tubitera umugongo, atari uko tuvuye muri bene wacu, atari uko oya, turi kumwe nabo, ariko twebwe ntabwo tugenda muri bimwe n'ibyabo. Haleluya, haleluya. Iwacu kirazira muri Kristo, Kristo yavanyeho kirazira. Haleluya, haleluya. Iwacu kirazira, abandi bashobora kure gushyingira no gushyingiza. Haleluya, haleluya. Iwacu uyu mwana uyu ni uwahe? Oya, yarakijijwe, ni umukristo, arajya mu ijuru, yujuje indangagaciro z'abana b'Imana, yujuje indangagaciro n'ibyo, nta kindi kirenzeho. Haleluya. Urukundo rwa Kristo rwatumye ibyo byose tubitera umugongo, turavuga ngo twebwe turajya mu ijuru. Amen. Intero n'inyikirizo ni turi abakristo, turi abana b'Imana. Kristo yaraducunguye, yatubatuye kuri ibyo byose by'iwacu. Ariyo mpamvu kuko twarateye umugongo iby'iwacu mu mubiri. Haleluya. Kristo nawe yaje agakata umugozi. Haleluya. Agaca umugozi wa bya bindi bya basogokuru na basogokuruza, akatugira umuragwa w'ubwami bw'Imana. Amen. Haleluya.
twe rero ntabwo ibyo byose tubitera umugongo, kuba tuzinukwa, kuba tugira ishyaka ryo gukora iby'Imana dushakaho. Hari abantu bajya bavuga ngo abantu bakorera ibi ngo kubw'ubwoba, niba ubikora kubw'ubwoba ntabwo ibintu dukora tubikora kubw'ubwoba ngo tuzarimbuka, ngo bizagenda gutya. Tubikora kubw'urukundo rwa Kristo rwasabye muri twe. Haleluya. Kuko ubwoba butuma umuntu ahunga. Amen. Ariko ubwoba ntabwo bwatuma umuntu yimuka. Kandi uwahunze biroroshye cyane ko icyatumye ahunga nikirangira azongera agakata. Amen. Rero urukundo rwa Kristo twebwe rwaduteye kwimuka. Turimuka, iby'iwacu tubyimukamo, ibintu byose tubitera umugongo. Haleluya. Turavuga ngo twebwe turabashyitsi n'abimukira. Identite yacu turi abana b'Imana, turi abanyarwanda cyangwa turi abanyafurika, turi abana b'Imana. Nushaka uba uri umunyaburayi cyangwa uri umunyamerika, turi abana b'Imana, turajya mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Uru rukundo rwa Kristo ndagusabira ngo uyu munsi he kugira ikintu cyagutandukanya nabyo. Amen. Kandi nturugenderemo cyangwa uhagarare mu kuba umwana w'Imana kubwo gutinya ngo biramera gutya. Bikore kuko Kristo yagukunze. Izera Imana. Haleluya. Unezererwe muri yo, wishimire muri yo, kuko uzirikana aho yagukuye, uzirikana ukuntu yagukunze utari ukwiriye, ukuntu ikubabarira uyu munsi n'ejo, n'uyu munsi iracyatubabarira. Ibyo bintu bitume urwo rukundo rusaba muri wowe ukora icyo ugomba gukora. Amen. Ubusharire bw'ibihe ubirengeho, ibintu byose ubigende hejuru. Haleluya. Ugira ibyo utera umugongo, ugira ibyo uzinukwa. Imana itugirire neza. Ryarari ryo gukora bya bindi na bya bindi rishire muri wowe, atari ubwoba. Nibigenda gutya nibigenda gutya, oya, uvuge ngo usanga kubw'urukundo, kubw'ineza nagiriwe. Haleluya. Imana rero urukundo rwa Kristo irwuzuze muri twe, rwongere rusabe mu mitima yacu. Bizatuma tubana amahoro, bizatuma tubabarirana, tumenye yuko Satani ari we mwanzi wacu. Nta muntu ufite umwanzi we. Uwo mwicaranye si umwanzi wawe, uw'inyuma hariya si umwanzi wawe. Satani niwe mwanzi wacu. Haleluya. Satani niwe ubiba ibibi, ariko uwo muri kumwe n'umwana w'Imana, ujye umubabarira, umenye ngo Satani yamunyuzemo kugira ngo ashake kumvana mu rukundo rwa Kristo. Ariko uhereye none ubisaba Imana, tubisaba Imana, tubibwire ngo urukundo rwawe niruze rusabe mu mitima yacu, maze turushishweho gusa nawe, kandi turushishweho gukora no kugira ishyaka ryo gusohoza ibyo udushakaho. Imana ibahe umugisha, Imana ibarebe neza, mu izina rya Yesu. Amen.